Tubahaye ikaze mu kiganiro umuco mu iterambere. Ndi Nyirabahire Marie Constantine. Nkuko mubimenyereye ikiganiro umuco mu iterambere tugaruka kenshi ku ndangagaciro dusanga mu muco wacu nk'abanyarwanda dukwiriye gusigasira kugira ngo twubake igihugu cyacu gifite iterambere ariko rishingiye ku muco. Uyu munsi rero twagiye mu karere ka Karongi ahari kubera amahugurwa agenewe abahanzi ku itegeko rirengera ibihangano nk'umutungo mu by'ubwenge bwite, ndetse bari no kugaruka ku ndangagaciro dusanga mu muco wacu nk'abanyarwanda n'umurage byose bakabivugaho kuko byose ari byo dusanga mu muco w'abanyarwanda ndetse mu muryango nyarwanda. Ntimujye kure rero yashyira amashusho zanyu kugira ngo mwumve cyangwa se mukurikirane ibikorwa uko byagenze ndetse mwumve n'ibitekerezo turi buvome kandi turi bwige muri iki kiganiro. Murakoze, ntimujye kure, tubane mu kiganiro. Twakiriye rero mu kiganiro umuco mu iterambere umuhanzi Impano ugorora ijwi, ariko ndumva ntapfa kumwagira gutyo. Reka abanza agorora umuvugo namwe mu mwumve. Wangabiye nkawe uzongera ungabire, wamaye inka y'ineza mwitura indi, nzayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye uruku, nduwangabiye nkawe ndacyamutashya. Ndagutahije nawe cyane. Urakoze cyane Impano, mu muhogo mwiza ufite mu ndirimbo nziza rwose uturirimbiye. Ngira ngo natangiye mbabwira ko witwa Impano. Umaze iminsi ahangaha mu mahugurwa abashishikariza ndetse bigisha kurushaho kumenya uburenganzira bwanyu ku by'ubwenge mu mutungo bwite mufite. Hanyuma ndashaka kubaza niki wigiye aha hantu mu minsi uhamaze ugiye kwifashisha muri ibyo bihangano byawe ukomora ku murage? Yego, murakoze cyane. Ndaza kubishyira mu byiciro bitatu. Icya mbere ni uko twabashije guhugurwa ko umuhanzi ku gihangano cye bikwiriye ko agomba kucyandikisha kugira ngo icyo gihangano kimwitirirwe kandi akigireho uburenganzira twakwita ko busesuye. Icya kabiri rero ni uko twabonye ko kandi umuhanzi ku gihangano cye bikwiye ko ucyumva cyangwa se uwo twakwita ugikonsoma nawe agomba kugira inyungu abyarira uwo muhanzi. Yego, ni ukuvuga ngo umuhanzi ku gihangano cye bizamubyarira inyungu, bityo kandi n'imibereho y'umuhanzi izamuke. Icyo ni icya kabiri. Ariko kandi uyu munsi twanagiriwe ubuntu bwo kuganirizwa nanone ku ndangagaciro z'umuco wacu, ariko kandi tubihuza n'ubuhanzi. Tubikurizamo kandi ko tugomba kujya tugira twibuka no kugaragaza umuco mu bihangano byacu no mu buhanzi bwacu muri rusange. Nk'umuhanzi ariko ukora indirimbo cyane cyane mu njyana gakondo, hari byinshi nungutse. Yego, n'ubundi narisanzwe ni mu mujyi wo gukoresha bw'umwimerere mu bihangano byanjye, ariko kandi nigiyemo ko no mu buryo butandukanye dukora, hari ayo mashusho, hari n'izo mvugo ndetse n'ubuzima rusange haba ku mbuga nkoranyambaga, tugomba kugaragazamo za ndangagaciro twabonye ni nyinshi. Hari ubwo bupfura, hari ubwo gukunda umurimo, hari ubumwe. Ibyo byose tukagerageza kubigaragaza muri bya bihangano dukora, tutibanze cyane wenda kuri iryo cyeshamvugo naryo rirakenewe, ariko nanone tugaragazemo za ndangagaciro. Yego, murakoze cyane. Murakoze. Ndirutokera ku icuma ndiguye abareshya Rwigema Gitoro uhagaze agatsinda inkuba zivuze induru bitare by'Yesura nsigarana isheja mbabo makombe nogeye ubwiza mbana n'imena z'uruyange hose nitwe ngabo y'isonga ntabwo ari namwe watinya ndicyogere muri bose nitwe nkwari sindi ntati. Amazina yanjye nitwa Emmanuel Dukuzimana, abandi umuyobozi w'itorero Indangamuco rikora muri Kaminuza y'u Rwanda Butare, ari naho niga amasomo ajyanye n'iby'amategeko mu mwaka wa gatatu. Guma rero mwabyumvisha ukuntu bivuga, mwabyumvisha habarizwa ko ari mu itorero. Mu kiganiro rero umuco mu iterambere nk'uko twagumye kubigarukaho, aha turi mu mahugurwa yateguriwe abahanzi mu bijyanye no kugira ngo bamenye amategeko abagenga ku bijyanye n'ubwenge bwite bw'ibihangano byabo, ndetse bamenye n'indangagaciro ziranga umuco nyarwanda uburyo bakwiriye kubisigasira. Hanyuma nk'umuntu ubyina mu itorero, uyu munsi ugiye kumbwira imbogamizi muhura nazo mu bijyanye no gutegura ibikorwa byanyu bituma bidasakara kugira ngo mujye ku ruhando muzika umuhangane n'amahanga. Imbogamizi ya mbere ni uko ibikoresho by'umuco dukoresha kuri uyu ngubu ku isoko birahenze cyane. Iyo urebye nk'igiciro cyo gukosha ingoma, ibikubwo cyangwa se ibitako by'intore n'inkindi, mbere na mbere ibikoresho by'umuco uyu munsi wa none biri mu bikoresho bihenze, imyambaro ihenze ubu ngubu uyu munsi wa none ni imyambaro twakwita iya kinyarwanda.
iyo rero ni imbogamizi ya mbere abakora ibijyanye n'umuco, amatorero, ababyina gakondo duhura nayo, kuko hari igihe ubwo utangira ubwo bushobozi utarabubona bwo kubasha kwikoshereza igikoresho cy'umuco, ukaba watangira ukodesha cyangwa se utira, noneho ugasanga n'agaciro kabyo ku isoko nako ntabwo abantu barakumvaho kimwe. Ubwo ikaba imbogamizi ya kabiri yo kuba uyu munsi wa none ntabwo wajya kubyina mu bukwe, mu birori runaka ngo baguhe amafaranga cyangwa se baguhe insimburamubyizi mwese bayibahe kimwe. Hari uzwi, hari utaramenyekana, hari ukizamuka mu buryo butandukanye. Izo mbogamizi ebyiri rero iyo zihurije hamwe usanga bidindiza cyane iterambere ry'imbyino gakondo na gakondo muri rusange, aho usanga kuzamuka birasaba imbaraga nyinshi. Ariko noneho nk'uko twahoze tubibona hano, inteko y'umuco yatwijeje ubufatanye mu gukorana bya hafi cyane cyane, nubwo basanzwe babikora biri muri gahunda zabo zitandukanye, ariko noneho tumaze kubagaragariza izo mbogamizi zose batwijeje ubufatanye kandi bw'igihe kirambye bunatanga icyizere. Nkaba rero nasoza mvuga yuko uyu munsi wa none twari dufite imbogamizi, ariko twizeye yuko ku bufatanye n'ababishinzwe, Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, inteko y'umuco ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye basanzwe bashyira imbaraga nyinshi cyane mu guteza imbere umuco nyarwanda, tugiye noneho kongera gukora, n'utakoraga wacibwaga intege n'izo mbogamizi zose agiye noneho gushyiramo imbaraga, kandi ejo cyangwa ejo bundi umuco nyarwanda uzasakara ku isi hose ku ruhando mpuzamahanga. Ikaze mu kiganiro Theoneste Habimana. Yes, murakoze. Uratubwira igisata ubarizwamo, hanyuma utubwire ikintu ungukiye muri aya mahugurwa mumazemo iminsi n'ibyo agiye kugufasha mu mirimo yawe ukora ya buri munsi. Njyewe gusanzwe mba mu gice cyangwa se mu itsinda ry'abanyabugeni bakora ubugeni mberajisho ndetse no guhanga udushya tugendanye n'ibihangano bikoze mu muco nyarwanda. Icyo maze kungukira muri aya mahugurwa tumazemo iminsi, twamaze kubona ko mu bihe byashize mbere yuko duhugurwa, ubwo ni ukuvuga mbere yuko duhabwa n'amahugurwa, hari byinshi twahangaga dusa nkaho turimo kwibanda cyane ku bihangano cyangwa se ku muco w'abanyamahanga, kandi dufite umuco wacu tugomba kugira gute kubyaza umusaruro mu buryo bufatika, ku buryo n'umunyamahanga uje mu Rwanda amenya ngo ese umuco wacu wibanda kuki, harimo ibiki. None ikindi kintu twaje kungukiramo ni uko ibihangano byacu ntabwo byakagombye kugarukira muri ya mafaranga baduha gusa y'ako kanya, wenda ngo nkoze taburo, nkoze monima, bampaye amafaranga birarangiye. Twaje kungukiramo yuko mu gihe tumaze kubona igihangano tugikoze, tugomba kucyandikisha mu babishinzwe mu nteko y'umuco, mu rwego rwo kugira ngo nibura igihangano cyacu kibungabungwe nk'igihangano cyacu mu buryo bw'ukuri, ikindi no mu buryo bw'uko mu gihe cyandikishijwe nta wundi muntu ushobora kuba yavuga ngo agiye kugikopora cyangwa se agiye kubareho kopi, cyangwa se nk'ibyo bita ngo ni ugushishura mu mvugo z'ubu ngubu. Bikaba bigaragaza ko mu gihe cya gihangano tumaze kugikora tukacyandikisha, ejo cyangwa ejo bundi gikomeza kutubyarira inyungu mu buzima busanzwe, haba twebwe ndetse n'abashobora kudukomokaho ndetse na sosiyete nyarwanda muri rusange. Hanyuma mu mikoreshereze y'ikinyarwanda mukunda gukoresha iyo muhanga ibihangano byanyu, bigaragara ko hari ukuntu mugikoresha bidakwiriye, kandi hari ukuntu mwagikoresha abaturage bakumva ibyo mushaka kuvuga. Ni izihe ngamba ukuye aha ngaha ugiye gufasha bagenzi bawe b'abahanzi kugira ngo mugikoreshe neza? Ingamba za mbere nungukiyemo hano, za mbere baduhuguye mu cyo bita kunoza, kandi tukirinda gukora ibintu bifitanye isano n'iby'ahandi. Turebe umuco wacu, ni ngo bya bintu twanogeje tugerageze kureba ku muco wacu, abasogokuruza bacu bagiye uko bakoraga, ese natwe niba tujye guhanga twadushya twe gutandukira cyane umuco wacu. Niba tujye gukora igihangano wenda mpuzamahanga, urumva ko ni mpuzamahanga nyine, ariko niba ari igihangano cyacu nko muri gakondo yacu nk'abanyarwanda, twibande kuri iyo gakondo, twe kuvangavanga imico cyangwa se indimi. Ni muri ubwo buryo rero aya mahugurwa tugira iki akamaro, kuko numva ngo abo twari turibo ejo hashize sibo turibo ubu ngubu, numva ngo dusa nkaho twazamutse mu ntera mu rwego rwo guhabwa iki agaciro ndetse n'ibihangano byacu nk'abanyabugeni babigize umwuga. Turacyari mu kiganiro umuco mu iterambere. Ubu none ndi kumwe n'umwari Ingabire, murabubona ko ari umwari mwiza, aririmba mu njyana gakondo. Reka muhe umwanya nawe agorora umuhogo, hanyuma dukomeze mu kiganiro. Nimuhundeke mihige mimbizo mpinyuza
murakoze cyane. mwamwumvishe umuhogo birandenze mbuze aho mpera kubera ko umuhogo wawe utumye nsa nk'ushaka kubura ikintu narenzaho nkumva naguma nkabikurura mu bwenge muri bya bitekerezo bikakomeza bikaza. Hanyuma rero Ingabire umaze iminsi muri aya mahugurwa nk'umwari ubiririmba indirimbo gakondo, ubona abandi bari hanze indirimbo baririmba simbi, ariko hari icyo twifuza kugira ngo injyana gakondo irushaho gutera imbere ndetse irushaho no kubagirira umumaro. Ni iki wungukiye muri aya mahugurwa mumazemo iminsi ajyanye no kubasobanurira biriya byose mwari muri kwiga? Mu by'ukuri nkanjye nk'umuririmbyi wa gakondo, ikintu cya mbere nungukiyemo ni uko tugomba gushyigikira umuco wacu. Ngo umuco wacu n'ubundi ni twebwe uheraho, kandi ikintu nakunze cyane n'ukuntu bafashe urubyiruko bakaba aribo bahamagara, ni twe biheraho kandi sigende inahindagurika, gahugu katagira umuco kaba gacitse. Ni ukuvuga ngo ngewe rero ikintu nishimiye kandi nungutse, uyu muco nitukomeza kuwigishwa, twe turi mizi mito niko nabivuga, tuzabisangiza n'abandi bazaza, dukomeze tugende tuwusigasira. Noneho nk'umuririmbyi uvuga ngo ari nibyo twadusobanuriye ukuntu umuntu akoresha igihangano cy'undi mu nyungu ze, ubwo rero nabyo twasobanukiye ko ari ikintu cyiza, kuko ngewe ku giti cyanjye nabona atari byiza ko iyo ukoresha igihangano cy'undi muntu gitsikamira ibikurimo wowe nk'umuntu, ntubashe kuba wakandika ibyawe ukumva ko ariwe ufite imbaraga. Ariko ku byo twigishijwe twasobanukiwe ko igihangano cyawe gifite imbaraga kuri ubu ndetse no ku hazaza. Rero nungutsemo ibintu byinshi byiza, bivuze ko mvuye ahangaha nzakora ibintu byiza cyane. Mu byo mwahuguwe mwagaragarijwe uruhare rwifuzwa ku bahanzi kugira ngo murusheho gusigasira indangagaciro dusanga mu muco w'Abanyarwanda ndetse n'umurage. Nk'umwari navuga ko hagarariye abandi bari, ni ubuhe butumwa wagenera abari bari mu matorero cyangwa se baririmba injyana gakondo mu gukoresha Ikinyarwanda neza? Ni ukuri ubutumwa nagenera abari bari mu njyana gakondo ni ukubabwira ngo nimucike intege, kuko hari amahirwe sinamahirwe, umuco wacu turawuvukana turawugendana kandi utugendamo. Nabifuriza ahubwo kuwukora, kuko nta kindi kiza nabashimira nk'umuco gakondo. Mu kiganiro umuco mu iterambere rero twakomeje tubazanira abahanzi. Ubu ndi kumwe n'umuhanzi mu gisata cyo kwandika indirimbo Kamarashavu. Amaze iminsi nawe ari ahangaha mu mahugurwa yagenewe abahanzi mu kumenya itegeko rirengera ibihangano ku mutungo bwite mu by'ubwenge. Kamarashavu, aya mahugurwa ni iki uyakuyemo nk'umuntu wandika muri icyo gisata cy'ibijyanye no kwandika indirimbo? Yego, murakoze. Aya mahugurwa tuyigiyemo byinshi, cyane cyane nkanjye ku giti cyanjye nk'umuntu wandika, ndetse akenshi twebwe iyo twandika tunakompoza indirimbo. Ubwo ni umwanditsi ariko ushobora no gukompoza indirimbo. Nyungukiyemo byinshi, hari byinshi cyane ntarinzi, cyane cyane ku bigendanye no kwandika indirimbo, ariko nanone ukagaruka ku muco. Ubu namenye ko iyo turi kwandika indirimbo ariko zibanda ku muco, yego ntabwo bibujijwe gushyiramo umuco w'umuhahano, ariko tukirinda gusakuma byose. Ubu ngubu numvisha ko ari inkunga ikomeye ku gihugu, abanyagihugu, cyane cyane ba bantu batuvomaho twebwe nk'abahanzi. Ikindi nungukiyemo ni uko burya iyo wanditse igihangano ukacyandikisha kikitirirwa wowe, kikaba icyawe, kikugirira umumaro nonaha, ariko kikazagirira n'umumaro abazagukomokaho. Abahanzi benshi rero twajyaga tubyibeshyaho, ukumva yuko kuba igihangano cyawe wagikoze ukagishyira kuri YouTube, ukagikora ukagishyira ku bitangazamakuru bitandukanye, biguha uburenganzira bwo kuzakorekitinga ibyo bintu byose, ariko tukirengagiza yuko hari undi muntu ushobora kugikoresha mu bundi buryo bumwe cyangwa ubundi atabigusabiye uburenganzira, bikamugirira inyungu, nyamara we nta nyungu uri buboneho. Ubwo twabonye yuko kwandikisha igihangano ari ikintu cy'agaciro, cyane cyane mu gisata cy'abahanzi. Ku bijyanye n'umuco ndetse n'indangagaciro ntabwo ari ibisanzwe. Buryo umuco n'indangagaciro ni ikintu kinini cyane. Ni nayo mpamvu muri ano mahugurwa nakuyemo yuko hari ibyo ngomba guhindura mu myandikire ndetse n'imitondekere y'amagambo yanjye mu bijyanye n'indirimbo. Ni ukuvuga ngo twandikaga bisanzwe, nta kintu nyine kiri kariti dufokasinzeho, ariko noneho namaze kumenya yuko gushyiramo ibijyanye n'umuco ari ikintu cy'ingenzi cyane. Ni ukuvuga ngo hari byinshi bigiye guhinduka bijyanye n'uburyo nandikaga n'uburyo ngiye kubikoramo mu minsi iri imbere.
nk'uko rero babwiye mu kiganiro umuco mu iterambere turi kumwe n'abahanzi batandukanye kubera ko hari ahantu bahuriye hamwe bari guhugurwa ku bintu bijyanye n'imirimo yabo bakora ya buri munsi. Aha rero ndi kumwe na Dilex the DJ akora akazi ko kudija, namwe murabyumva ibintu bijyanye na muzika. Ahantu rero akorera tuhasanga abantu benshi bagenda bahagana ndetse n'abahanzi bakoresha izi ndirimbo yaba ari izisanzwe yaba ari izagakondo. Uyu munsi rero ugiye kutubwira ingamba ukuye muri kino kiganiro cyangwa se muri amahugurwa mu mazemo iminsi kubijyanye no kubahiriza indangagaciro zikwiriye kuranga abahanzi mu gusigasira indangagaciro z'umuco nyarwanda, kuko akenshi usanga mu mikoreshereze y'ikinyarwanda ndetse n'imvugo n'imivugire mu byo mukora urabizi neza aho ni handi twese duhurira, ibihakorerwa n'ibihabera n'ibihavugirwa byose urabizi, byinshi byangiza ikinyarwanda nk'uko twabibonye, kandi twifuza kugisigasira. Uruhare rwanyu cyangwa se inama wagira abantu cyangwa se icyo hakuye nk'isomo ni iki The DJ? Mbanje gushimira inteko y'umuco kuba yadutekerejeho, kuba yarabanye natwe muri iyi minsi. Nshimira abatekinisiye ko nabita batwigishije neza, batwereka intumbero ihari, ibibazo bihari mu kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, mu mico ikuranga abanyarwanda b'iyi minsi. Mbese bakoze ikintu kirekire ngiye kukivuga, urumva namara iyo minsi yose ndi kubivugaho, ariko mu buryo minimije mu cyo nge nakuyeho. Urumva muri make mpagarariye urugaga rw'aba DJs mu Rwanda, ni union ibarizwa muri federation ya muzika. Urumva ko ndi umuntu kano kanya uri gusabwa gutwara package iri full imeze neza muri bagenzi banjye mpagarariye, ndetse n'abandi b'abanyamuryango bazagenda batwiyungaho, kuko ni byinshi bihari kandi ni byinshi turi gushyira ku murongo bazagenda babwirwa. Muri makeya turi gutakaza ururimi rwacu, turi gutakaza umwimerere, turi gutakaza bwa bunyarwanda bukenewe bumwe twasigiwe, ku buryo abatabarutse baramutse baje uyu munsi bashobora gusanga bayobye bakagira ngo bagiye mu kindi gihugu kandi ari igihugu cy'u Rwanda. Ariko leta y'ubumwe, leta yacu yo iri gufatirana kugira ngo ibyo byangiritse cyangwa se uko ururimi rurimo ruragenda rwangirika, habeho ikintu cyo kwibukiranya, tubashe kuba twagaruka muri wa mujyo, muri wa murongo ukwiriye uboneye. Ubwo ndamutse ninjiye mu kazi dukora, turi guhura n'icyo kintu cy'uko ururimi rwangiritse rwapfuye. By the way, njye mbere ku banzi bazi Kadunde style, bazi iyo njyana yakozwe muri 2012, nacurikaga amagambo, koraga igifefeko ncurika amagambo. Ariko kuri uyu munsi niho nabonye ko hari ikosa nakoze, ariko si ikosa nabyo. Urumva uko iminsi icuma dukura tugenda tugira experience, tukamenya ahantu tugomba kugenda tugorora ibigoramye. Nuko ndi kugaragara iyi ntago wambona ajya mu umunyamahanga, ariko ndi umunyarwanda kavukire ufite irangamuntu. Nifuza kugaragara neza kuko bibereye umunyarwanda cyangwa se biranga umunyarwanda hari, ariko gake gake bizagenda biza nabyo biturutse no guhura tukigishwa tugahugurwa, ndetse harimo no kumva ko bikwiriye ko bariya bari inyuma bankurikira ngira icyo mbereka gikwiriye, ndeka kuvuga ibintu nk'ibi ngibi ndi gusabwa cyangwa se nk'ibi ndi kwigishwa ariko ntabigaragaraho. So muri makeya indirimbo tugura nazo mu tubari aho duhurira na rubanda nyamwinshi, akenshi usanga zicurikanze mu kuririmba. Murabizi mwese indirimbo ziri gusohoka yaba n'izabanje, ariko uyu munsi sinavuga ngo twabuza bariya bazituzanira cyangwa se ziriya ziri gusohoka, kuko tuba tubikeneye, n'akazi ka buri munsi biba bikenewe nabyo. Ariko ibyo ni ibintu ubundi twe duhura nabyo mu mvugo, mu ndirimbo. Ariko icyo nashishikariza cyangwa se nasaba bagenzi banjye dukora akazi k'ubu DJ, tugerageze, ni byiza cyane tube abanyarwanda ba nyabo mu kuvuga, tubigaragaze mu mico, tubigaragaze, ndetse n'abandi badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, tugerageze tubafashe kugira ngo bamenye abo turi bo beza bazima babereye u Rwanda. Ibindi byo ni byinshi, ni birebire bagenzi banjye byo bagiye bavuga, ndetse hari n'ibindi wenda bindi biraza kugenda bitambutswa ntabasha kuvuga kano kanya, ko ibyavuzwe ni byinshi. Ako muri makeya nize, nahuguwe, nahanye certificate, igisigaye ni umusaruro ngomba
gutanga ku bandi byo kuba nakwegera umunsi ku wundi. Urakoze cyane, wize kandi hari ibyo utahanye ndetse wumva ufite n'ingamba zo kugeza ku bandi. Ubu tuvugana mu mutwe wawe hari aba DJ bandi muri buhuru uyu mugoroba, urumva ari nk'iyo nkuru ufite kubasangiza? Bafite amatsiko kuko kuri status bari kubikurikirana bambaza uko kundi igihe maze, hari abari kwibaza wagiye gukora iki, ngahita mbasobanura mu magambo makeya. Nta kindi ni ukubabwira tubikore nk'akazi kadutunga ka buri munsi, ariko twibuke no kujya dutera n'intambwe tugasura inteko y'umuco, tugasura ibijyanye n'umuco nyarwanda, kugira ngo aho tuzaduha duhagaze duhagarara turi abantu banyabo kandi kuko babiri u Rwanda n'urubyiruko. Mu kiganiro umuco mu iterambere twabatumiyeho abatumirwa batandukanye rwose, ahandi kumwe n'umutumirwa yatangira bibwira tugakomeza ikiganiro. Murakoze, nitwa Uwera Marceline, ndi umukozi w'inteko y'umuco, nkaba nshinzwe kubungabunga ikinyarwanda n'indangagaciro. Hanyuma uri mu mwanya mwiza cyane rwose ukuriho kubazwaho iki kibazo kubera ko mumaze iminsi muri guhugura abahanzi. Hanyuma ndumva nakubaza, ese Uwera Marceline, ubona indangagaciro z'umuco w'u Rwanda zagira uruhare mu kubaka segiteri y'ubuhanzi? Urakoze cyane. Indangagaciro ni ibituma umuntu yitwara neza. Iyo umuntu yitwaye neza, yaba indangagaciro y'ubupfura ituma abantu babana neza, ukunda umurimo akora wa murimo neza, ukunda igihugu ahanga yubaka igihugu. Rero ubupfura, izo ndangagaciro zose zifasha umuhanzi mu kuzamura ibyo akora kandi akabikora neza, akabikorana n'abandi neza. Tuzi yuko abishyize hamwe nta kibananira. Ubwo bufatanye iyo burimo, ubwo bumwe iyo burimo, ubwo bupfura iyo burimo, kumva ko igihugu cyagomba kugiteza imbere, uwo ni wo musanzu wa mbere umuhanzi atanga kandi nawe bikamugirira akamaro. Rero indangagaciro twavuga ko imyitwarire myiza, imigenzereze myiza, kumva ko urimo ukora ikintu ukunze kandi wahereye no ku bandi, biba bifite inyungu haba kuri wowe no ku gihugu. Rero bituma utera imbere mu byo ukora, kandi iterambere rya mbere ni imibanire myiza. Udafite imibanire myiza n'abandi n'ibyo wakora ntacyo byakugezaho. Rero indangagaciro twavuga ko ari umusingi w'ibanze, niryo shingiro ryo kugira ngo umunyarwanda ibyo akora byose uretse n'ubuhanzi atera imbere kandi ariteze n'igihugu muri rusange. Hanyuma Uwera Marceline, mubona hari iterambere rirambye ry'igihugu ryabaho igihe habayeho kwirengagiza izi ndangagaciro dusanga mu muco w'u Rwanda? Urakoze cyane, ibyo ntibishoboka. Indangagaciro n'ubuzima bwacu, indangagaciro nizo zituma tuba abo turi bo. Ntabwo rero gushingira ku musenyi wagira icyo ugeraho, wubakiye ku busa. Ibyo wakora byose kugira ngo ugere ku iterambere wirengagije uwo uriwe, ni ukuvuga ngo uba wigize uwundi, kandi kwishyira mu ndorerwamo y'undi biragora. Rero gukora ari wowe uri umunyarwanda, ibyo nibyo washingiraho ugatera imbere, kuko ibitekerezo byawe ubishingira kuri wa muco, ubishingira ku mitekerereze yawe, ubishingira ku myumvire, ntabwo biruhanye. Rero iyo ubishingiye ahandi usanga ari ukwigana kandi ingendo y'induravuna. Rero indangagaciro zatuma umuntu akora akazi kanoze, uretse n'ubuhanzi byatuma umuntu agira ahagera mu byo akora byose. Urakoze cyane. Murakoze. Mwahuguraga urubyiruko rw'abahanzi ku bijyanye n'izo ndangagaciro z'umuco w'u Rwanda ndetse n'umurage mubigarukaho cyane. Ntabwo bose rero mwabagezeho, ntekereza ko mufite icyo muri gutekereza gukora nyuma yaho birushijeho kugira ngo bigere ku muryango nyarwanda mugari. Nubuhe butumwa mwatanga nonaha? Urakoze cyane. Umuco, waba umuco, indangagaciro ni ibintu bitozwa haba mu muryango, haba mu mirimo dukora, kuko buri hantu umuntu ari hagiye hafite indangagaciro ziharanga zirenze kuba ari umunyarwanda, haba n'indangagaciro z'umurimo n'ibindi. Rero ni byiza yuko abantu bose bagerwaho n'ubu bukangurambaga, kandi tujya tubukora ari mu mashuri, tujya duhura n'urubyiruko. Ntabwo ari ubu gusa, nubwo huguraga abahanzi nk'abantu bagira ijwi rigera ku bantu benshi, ariko turateganya ko n'urubyiruko n'ibindi byiciro by'abantu bitandukanye nabyo tuzagenda tubahugura kugira ngo nabo bamenye izo ndangagaciro kandi zirusheho kuturanga. Nyakubahwa muyobozi intebe y'inteko uyobora inteko y'umuco,
nyuma yo guhugura abahanzi ku itegeko rirengera ibihangano byabo mu by'ubwenge bwite ndetse no kubasobanurira ku bijyanye no gusigasira indangagaciro mu muco nyarwanda, ni iki mwiteze kuri bo? Icyo twiteze ku bahanzi b'u Rwanda ni byinshi, ariko wenda kimwe gihatse ibindi ni uko nyine baba abahanzi babereye u Rwanda, babereye igihugu cyacu, bimakaza indangagaciro n'amahame by'umuco w'u Rwanda, bakabikora binyuze mu bihangano byabo, binyuze mu myitwarire yabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Imbaraga barazifite, ubushobozi barabufite, kandi u Rwanda ruterwa ishema no kugira izo mbaraga. Ikindi gihari ni politike nziza ibishyigikiye, ngira ngo igisigaye rero ni uko nyine bajya mu ngamba, buri wese akumva uruhare rwe mu gusigasira umurage, umuco, ururimi rw'u Rwanda, ariko noneho mu buhanzi bakora bukaba ari ubuhanzi buvoma mu murage, mu muco, ubuhanzi bwambuka imipaka bugera kure. Turifuza ubuhanzi butagarukira mu Rwanda gusa, busakara ndetse bukaba bwagera ku rwego runakurura abandi bahanzi bo mu mahanga no kuza kureba aba bahanzi bo mu Rwanda bateye gutya, bafite izi mpano, barimo kugira ingaruka nziza ku muryango nyarwanda, baturuka mu gihe gihugu. Nabyo bishobora gukurura abakerarugendo baje kureba abo bantu. Rero ni iyo shusho twifuza ku bahanzi b'u Rwanda. Urabona abahanzi mu bihangano byabo bafite n'indangagaciro yo kubahiriza uburenganzira ku mutungo mu by'ubwenge. Ngira ngo niyo mpamvu amahugurwa nk'aba yabayeho, kugira ngo abahanzi bamenye amategeko ariho, uburenganzira bwabo ku bihangano byabo, ku mutungo mu by'ubwenge byabo no kubyubahiriza. Ariko ubundi ababyubahiriza ni abakunzi babo, ni abafana babo. Rero aba ari umwanya mwiza wo gusaba n'abantu kubaha ibihangano by'abahanzi. Ikindi cya kabiri cy'umwihariko ni ku mikoreshereze y'ururimi rw'Ikinyarwanda. Twabibonye ko ururimi rw'Ikinyarwanda ni ururimi kavukire. Twifuza ko abahanzi nimba bahisemo gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda mu bihangano byabo, barukoreshe mu buryo buruhesha icyubahiro, ishema, birinda nyine kuvanga ivangandimi. Twaje gusanga ari akamenyero tugomba gufatanya guca, kurwanya, birinda kurugoreka no kuruhinyura, ahubwo bakaruhesha agaciro, ariko nanone badaha akato izindi ndimi z'ubutegetsi zemewe mu Rwanda, ko turifuza ko n'abahanzi bazimenya. Numva rero ari ubwo butumwa twatanga. Abahanzi bacu ni imbaraga zikomeye. Ikindi rero ni ukubasaba kujya mu bukangurambaga ubu buriho, bakoreshejwe ijwi ryabo, bakoresheje impano, ubuhanzi bwabo. Bareke duhindure, tugire impinduka nziza ku muco nyarwanda, ku banyarwanda. Nigeze kubaho urugero rwa computer na software, ubwo tuba twifuza ko baba software nziza irimo porogaramu nziza. Nibwo butumwa nasoreza. ngira ngo mwabyiyumviye, nta bindi bifite byinshi byo kongeraho, ahubwo nuko twize cyane kandi hari n'ibyo twungukiye muri iki kiganiro. Ntekereza ko umunyarwanda wese ahari, cyane cyane abakoresha izi mbuga nkoranyambaga, hari byinshi dukwiriye gukora cyangwa se guhindura kugira ngo tubashe kurushaho gusigasira ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda, tubashe kurushaho kwaguka mu
mu gushyira mu bikorwa izi ndangagaciro zacu dusanga mu muco wacu nk'abanyarwanda, kuko biragoye kugira ngo twitandukanye nazo kandi turi abanyarwanda. Niba turi abanyarwanda tugira uko tuvuga, tugira uko tureba, tugira uko dutekereza, tugira uko tugenda, tugira uko dukora. Ibyo byose mwumvishe ko babigarutseho, ndetse hari n'ibintu byinshi bavomye mu masomo bahawe. Nawe rero dukurikiye ndetse n'undi munyarwanda wese twifuza ko turimo umunyarwanda muzima ufite ubwenge kandi ufite ibitekerezo bizima ndetse wuje za ndangagaciro wabasha koko kubaka rya terambere twifuza, tukagera ku iterambere koko riranga igihugu cyacu ariko ritirengagije umuco, kuko nta muco nta terambere rirambye twabona. Murakoze, naho ubutaha. Ndi Nyirabahire Marie Constantine.